zose rugera n'ikuzimu. Urukundo rwawe Mana ruruta uko rwamenywayo, buri gihe ruraganza uko ndutekerejeho, rusumba izuba n'inyenyeri zose rugera n'ikuzimu. Shalom shalom, ndagusuhuje aho uherereye hose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Iyo ni indamukanyo, aho gusuhuza umuntu mu izina ry'undi. Wari wabitekerezaho icyo ibyo bintu bivuze? Ntuvuge gusa ngo ndagusuhuje, ahubwo ngusuhuje mu izina ry'undi. Ubwo bivuze ko uwo nguwo ari we ugusuhuje, uwo mvuze mu izina cyangwa ije mu izina rye cyangwa se mpagarariye. Mbasuhuje mu izina rya runaka wantumye, cyangwa mfashira ijambo mu izina rya runaka mpagarariye. Icyo kintu ndibwira ko atari gishya kuri wowe. Ni muri urwo rwego rero gusuhuza umuntu mu izina rya Yesu ni ibintu bikomeye. Umwami wacu twese niwe wo kuvuga ngo aragusuhuje. Ubundi uba ukwiye kubyakira na yombi rwose, ukavuga amen. Imana ishimwe cyane. Hanyuma umuntu ashobora kuvuga ati se akaba yagutumiye gute, mwahuriye he? Well, ntabwo ari uguhura, ahubwo ndimo. Ubusanzwe nk'uko nawe akurimo, itandukaniro rikaba ubumenyi ubifiteho. Ubwo bumenyi rero si ubumenyi busanzwe, babyita ihishurirwa. Mu by'ukuri ni ikintu kiva ku Mana nacyo ubwacyo. Guhishurirwa biva ku Mana, ntabwo ari igikorwa cy'umuntu. Hanyuma ukamenya yuko ashaka kuvugira muri wowe, gukorera muri wowe no kugendera muri wowe, ndetse ukavuga ukabaho nkawe. Nabambanywe na Kristo. Pawulo niko yatwandikiye mu Magalatiya igice cya 2 umurongo wa 20. Aravuga ngo ariko ndiho, nyamara si jye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Iyo ubimenye ko Kristo ariho muri wowe, my God, bikaba ariko ibyo wibwira bya buri munsi, mbega bigahinduka ibitekerezo byawe. Urabona haranditse ngo uko umuntu atekereza niko ari, bigahinduka umuco wawe, bigahinduka ibyiyumviro bya buri munsi kuri wowe. Ntabwo uba uri umuntu usanzwe. Uzi ko ari uko byoroshye. Abenshi tugorwa kandi tukavunika cyane kubera ingingo imwe. Ntabwo twumva mu buryo bwuzuye igisobanuro, ndetse uretse n'icyo gisobanuro nta nubwo burya dukeneye kubyumva mu mutwe cyane. Dukeneye kuba ko biba bigikorwaho. Ubwo ni ugukoresha ijambo experience. Dukeneye experience, kubye experiment, ibyo bintu ubisingira. Kuko iyo ubisingiye ufashijwe n'Imana, ushobora no kutagira amagambo yo kubisobanura, ariko ubyumva, wumva ubuzima bwabyo. Icyo rero nicyo ndi kuvuga, ni nacyo gikomeye, kumva ubuzima bw'ibyo bintu, kabone n'ubwo rimwe na rimwe utashobora kubisobanura, ariko ubizi ko birimo. Icyo ni ikintu buri muntu wese akeneye. Muri Luka igice cya 4 twasomye ku murongo wa 18 dusoza. Muri uwo murongo ko aravuga ngo kandi ngo mbwiriza abakene ubutumwa bwiza. Reka nangire neza, umwuka w'Uwiteka ari muri je. Icyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri,
twabonye icyo yita kubohora ibisenzegere. Hanyuma asoza ku murongo wa 19 rero, kuko ibi yavugaga yabikuye kwa Yesaya. Yesaya yari yarabihanuye, Yesu yari arimo abisubiramo, ariko asa kugira ngo ababwire ko ibyo bintu bisohoye. Byari ubuhanuzi, none n'ibikiri ubuhanuzi bibaye impamo. Aravuga ngo no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. No kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Kumenyesha, natinze kuri iryo jambo kumenyesha. Nta kintu ari gukora, ntabwo avuga ngo umwami asaba ko musaba imbabazi, aravuze ngo umwami agiriyemo imbabazi. Izi mbabazi nazo barazihishurirwa. Guhishurirwa ni igikorwa cy'Imana ubwayo, aho ikumurikira amaso yawe agahumuka, ukabona ibintu bitari bishya ahubwo bisanzwe bihari, icyakora utabonaga. Bikaba bishya kuri wowe, ariko bikaba bitari bishya mu rwego rwo kuvuga ko aribwo bikiboneka. Byari bisanzwe bihari, ahubwo ni wowe utabibonaga, ninjye utabibonaga. Naho iyo mbashije kubona ibyo ntabonaga kandi byari bisanzwe bihari, nibyo bita guhishurirwa. Guhishurirwa rero ni urugendo dukorana n'Imana n'ubusanzwe, igenda idufasha kubona ibintu bisanzwe bihari. Ndakumenyesha ko nta kimana izakora itakoze, kuko yo ihagarara mu itangiriro ukagera ku iherezo. Urabona Imana ntabwo, Imana ihoraho, Imana ihoraho, itura kandi ikaba ikanakorera mu gihe cy'iteka, mu gihe gihoraho. Ntabwo iri ahashize, nta nubwo iri ahazaza. Icyakora abantu bo bafite igitekerezo, concept mu bwonko bwabo cyahashize n'ahazaza. Icyo nacyo hari ibyago kiduteza, n'ingorane kiduteza, gituma ndetse bigatuma hari ibyo tutumva neza ku Mana. Buriya ushaka kumva neza Imana, uva ahashize ukareka kujya ahazaza, ugahita uba hari aho uri, ukaba mu ndagihe aho uri ubu nonaha. Aho uzatahura ko Imana isanzwe ihari, ahubwo utajya kubyitaho. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. No kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo iki? Agiriyemo imbabazi. No kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo iki? Agiriyemo imbabazi. No kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. So uyu mwanditsi aratubwira ko hari umwaka Uwiteka umwami agiriyemo imbabazi. Again navuze ngo ibi byari ubuhanuzi bwahanurwaga buvuga bwerekeye kuri Mesiya, uwo naza n'ubundi wagombaga gusoma iki gitabo. In fact yagiye mu sinagogi, arangije afata umuzingo w'igitabo atangira gusoma. Asoma hano hantu kuko yabikuye mu gitabo cy'umwanditsi cy'umuhanuzi Yesaya. Urebye yasomye ibyari byarahanuwe na Yesaya. Icyo rero yasomye yari arimo ababwira nyine ko gisohoye. Tujye muri Yesaya turebeho gake icyo Yesaya we yari yarabihanuyeho cyangwa yari yarabivuzeho. Yesaya 61 murongo wa 2, kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Urumva icyo kintu? Yantumye kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Yantumye kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Right? Niba ubyumvishije byitwa imbabazi z'Uwiteka. Reka ngaruke muri Luka igice cya 4. N'iki cyahindutsemo muri ubwo buhanuzi? Yesu wabivuga ate? Hano muri Yesaya batubwiye kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Ku murongo wa 19 mu gice cya 4 cya Luka ho haravuga ngo no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Hamwe havuga imbabazi z'Uwiteka, hanyuma hano agahita avuga ati umwami agiriyemo imbabazi.
ibi bintu amaze no kubivuga ni bimwe mu byateje ingorane, kuko ikintu cyatangaje abari aho, urugero iyo ukomeje ku murongo wa 20 aravuga ngo amaze kubumba igitabo agisubiza umurinzi w'inzu, aricara, abantu bose bari mu isinagogi baramutumbira, nuko atangira kubabwira ati uyu munsi ibyo byanditswe bisohoye mu matwi yanyu. Mu yandi magambo, ibyari byarahanuwe bihanurwa ku bwa Mesiya, nguyu ndi hano, ibyo bintu birasohoye mu matwi yanyu. Ibi ntibikiri ubuhanuzi, ntibikiri ibizaba, byabaye ibyasohojwe kandi ni njye bisohoje. Urumva icyo ni ikintu kidasanzwe, kubera ko amaze kubisohoza, amaze kubishyira ahagaragara, amaze kubyemeza, amaze kubyatura, kubihamya, aravuga ati bino bintu ntabwo ari ibyo gutegerezwa ukundi, ahubwo bisohoye mu matwi yanyu. Reka nongere nsubire ku murongo wa 19. Niba umurongo wa 19 utubwira ngo no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiremo imbabazi, bivuze ko umunsi uyu mwami umukiza yabonetse akagaragara mu isi, bwari ubutumwa, yari declaration, kwari ukwamamaza, yari impanda ivugijwe ivuga ngo umwaka w'imbabazi uratangiye. Now notice, nubwo akoresha ijambo umwaka, ntabwo yavugaga nk'umwaka ugizwe n'amezi 12, yavugaga uyu mwaka, twigeze kubivugaho, wari ushingiye ku cyitwaga umwaka w'isabato. Uwo mwaka w'isabato ukawubona mu gitabo cy'Abalewi, aho batwigisha uburyo babaraga amasabato. Ibyo bintu bigeze kubikoraho, hanyuma bakerekana ko amasabato habagaho icyo bita sabbatic year, année sabbatique, aho uwo mwaka wose uba umwaka w'isabato. Ni ukuvuga ngo ntacyo bahingagamo, ntacyo bezagamo, baryaga ibigugu ibyimejeje muri uwo mwaka mu mirima yabo, barayirazaga umwaka wose. Ubwo babaraga bate rero? Babaraga amasabato 7, bafataga imyaka 7. Ni ukuvuga ngo muri buri myaka 7 habagaho umwaka w'isabato. Nyuma y'imyaka 7 yindi, uwo mwaka wa 7 ukaba umwaka w'isabato, gutyo gutyo. Noneho ufashe rero 7 gukuba 7 bibyara 49. Ni ukuvuga ngo iyo bakoraga ayo masabato, amasabato y'umwaka, ubwo ni isabato imara umwaka, inshuro 7, bageze kuri 49 ku ya 50. Niyo rero icya mbere bayitaga yubile, uwo mwaka bawitaga uwa yubile. Hanyuma uwo mwaka wa yubile rero, ikintu gitangaje nyine kuri wo ni uko ari umwaka imbabazi zatangazwaga mu gihugu cyose, kuvuga ngo ababoshye nibabohoke, abo baguze bahindutse imbata murekure izo mbata. Mbega wabaga umwaka aho haba umudendezo, imbabazi zikagera ku muntu wese. Wabaga ari umwaka wo kwishima no guhimbaza no kunezera. Humva havuga ngo ni umwaka Uwiteka agiremo imbabazi, ni uwo mwaka uri sabatike, wazamukaga w'isabato ukazagera no kuri yubile, aho noneho bizihizaga bikomeye cyane intsinzi n'umudendezo kuri buri muntu wese uri muri icyo gihugu cya Israel. Yesu aravuga ngo rero kuza kwanjye ni ugutangariza abaremwe bose yuko umudendezo, imbabazi, agakiza, kubohoka gutangiye. Kandi noneho ibya mbere byamaraga umwaka, ariko ku gihe cya Yesu ntabwo bimara umwaka, bingana n'ubushobozi afite. Afite ubuhe bushobozi? Ahoraho. Kubw'ibyo ibyo akora byose bihoraho. Twatangiye umwaka w'imbabazi zihoraho. Shalom shalom. urukundo rwawe Mana ruruta uko rwamenywa, buri gihe ruranganza uko ndutekereje, rusumba izuba n'inyenyeri zo
rwose